Mwiriwe neza mwese mudukurikiye, amahoro Imana abane namwe. Ndabasuje aho muri hose abantu mwese mwumva ikinyarwanda, nizere ko mumeze fresh sana. Uyu munsi naje kubasobanurira ibintu byinshi abantu batajya basobanukirwa, ariko ndizera ko muri bike ndibasobanuriye muragira ikintu mwumvamo, kuko abantu benshi barabitekereza ariko bakaba badafite igitekerezo ndetse bigenda bite. Gusa uyu munsi naje ngo mbasobanurire ku byo nzi cyangwa se ku bihari ku buryo wabikora. Uyu munsi tuyuganira ati se umuntu urangije kwiga segonderi, urangije high school, ni ikihe yakora cyangwa se ni iki bimusaba kugira ngo ajye kwiga kaminuza mu gihugu cy'Ubudage? Benshi barabyifuza cyangwa bakanabitekereza ariko bakaba nta makuru bafite. Ariko ngewe uyu munsi naje kugusobanurira. Wowe icyo usabwa ni ukunkurikira nagusobanurira ibintu bikagenda neza. Twakomeje rero, twagiye kuri step ya mbere. Niba usoje kwiga muri segonderi cyangwa se high school, biterwa no kubyita, step ya mbere ugomba kumenya ati se ko nshaka kujya kwiga mu Budage, niriye somo nshaka kwiga bijyanye nayo nize muri high school. Ese mu Budage birahari ko nabikomerezamo? Ese kaminuza nshaka kwigamo cyangwa se faculty nshaka kwiga muri kaminuza ijyanye n'ibyo nize muri segonderi muri high school mu Budage birakunda? Ikindi ukanamenya ati se ko nshaka kwiga mu Budage, nshaka kuziga mu Kidage cyangwa nziga mu Cyongereza? Kuko hari igihe ushaka kujya muri kaminuza ariko kaminuza yigisha mu Cyongereza, cyangwa se iyindi kaminuza ukiga mu rurimi rw'Ikidage. Ubwo iyo niyo step ya mbere ugomba kwanza kumenya. Iyindi step ya kabiri, ugomba kumenya niba diplome yawe yo wakuye mu ishuri cyangwa se amanota yakwemerwa na kaminuza mu Budage. Nizere ko wacyumvise neza. Ugomba kumenya niba amanota ufite kaminuza ushaka kujya kwigamo mu Budage, gukomerezamo kaminuza yawe, iyo diplome ifite ayo manota basaba. Iyo step irenze, ugomba kongera ukamenya uti se niba nshaka kuziga mu Kidage, nzi ururimi rw'Ikidage, cyangwa se niba nziga mu rurimi rw'Icyongereza, nzi Icyongereza, ku buryo uzaba ufite certificate yuko izo ndimi uzi kuzivuga, uzi no kuzandika neza kandi unazumva. Nizere ko wanyumvise neza. Ubwo izo ndimi n'ubu uzi kuzivuga neza, uzaba ufite certificate ko uzakora ikizamini niba ari mu Kidage, ikizamini cya test DAF cyangwa DSH, cyangwa se mu Cyongereza ukore TOEFL cyangwa IELTS. Iyi step tugezeho ni ingenzi cyane. Ni ya step uvuga uti noneho ibya mbere ndabyujuje, ubu ngiye gushaka ikigo nzigamo. Kugira ngo ubone ikigo ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Ugomba kuba ufite passport, amafoto passport, ufite diplome za original zo ku ishuri, ufite certificate yerekana ko uzi kuvuga ururimi uzigamo, Icyongereza cyangwa se Ikidage, ukanandika ni lettre wandikira ikigo uyisaba kwigayo, ukandika na CV, ibyakuranze cyangwa se bikuranga mu buzima busanzwe. Ibyo rero iyo bifite, ikiba gikurikiyeho ni ukubya-uploadinga muri systeme y'ikigo ushaka kuzigiraho. Ushobora kuba ufite umuntu wawe uri hanze uzajya kukwandikisha, abenshi nibyo bijya biborohera, ukamwohereza amadokima akazayagutangira, cyangwa se ushobora kujya online uka-applyinga, ugashyiramo izo information kuri website y'ikigo, ugategereza bakazagusubiza. Iyo rero systeme yakwakiriye bakabona yuko ibyo bashaka byujuje, bakohereza ibaruwa yerekana yuko basanze nyine bakwandika ukahiga. Iyo baruwa rero aba ari ingenzi cyane kuko niyo wifashisha iyo ugiye gusaba visa muri ambasade yuko ushaka kuzajya kwiga mu gihugu cyabo. Iyo lettre niyo igufasha kugira ngo werekane yuko
wabonye ikigo cyangwa se ugiye kuziga muri icyo kigo wiyandikishije. Iyo urenze iyi step rero wageze muri step yo gushaka visa. Kugira ngo rero ubone visa y'umunyeshuri ugomba kwerekana yuko ufite amafaranga ahagije yo kuzibeshaho ukanishyura n'ishuri mu Budage. Nizere ko wabyumvise neza. Niba uzi yuko udafite amafaranga ahagije uzerekana ko uzibeshaho mu Budage ukanishyura n'ishuri, ntabwo bikunda iyi step yahita ikugonga. Ariko iyo uyafite iyi step ugezeho aba ari nziza cyane, kugira ngo werekane yuko ufite ubushobozi uzirihira ishuri kandi uzanibeshaho mu Budage. Kugira ngo rero bamenye yuko ufite ubwo bushobozi, hari ikintu ukora. Ufunguza konti ya banki mu Budage iri bloke, bakagutegeka gushyiraho amafaranga runaka. Hari igihe bakubwira ngo ushyire 11,000 by'amayero cyangwa se ushyireho 12,000. Ubwo ni ukuvuga ngo waramaze no kwishyura minervare y'ikigo. None bakakubwira bati bitsa kuri konti bloke yo mu Budage 11,000 cyangwa se 12 ngo tumenye yuko uzashobora kwibeshaho cyangwa se ufite ubushobozi utazajya kwandagara mu Budage ukaba umutwaro ku gihugu cy'Ubudage. Iyo urenze iyo step rero hari ikindi kintu uba usabwa kugira ngo ujye gusaba visa cyangwa se uzabone appointment ya visa. Iki kintu ni iki rero? Ni ukuvuga ngo nta munyeshuri ugomba kubaho muri university cyangwa se ikigo adafite ubwishingizi. Ugomba kuba ufite ubwishingizi kugira ngo uzabone appointment yo kubona visa muri ambasade. Ubwo rero ugomba no kugura insurance cyangwa se ubwishingizi mu gihe warwaye cyangwa se ugagize ikindi kibazo, ku buryo uzajya kwa muganga bakakuvura. Ubwibyo nabyo ubyujuje rero, aho appointment ya visa urayibona kuri ambasade. Ubwo rero uhita utegura ibi bikurikira. Utegura passport yawe, ugategura letre y'ikigo baguhaye ko bakwanditse, ugategura igihe cyerekana yuko ufite ubushobozi, ugategura igihe cyerekana ko ufite life insurance cyangwa se ubwishingizi ku buzima, kwivuza, ibintu nk'ibyo. Ugategura certificate yawe yerekana yuko uzi indimi uzigamo. Ugategura iletre yerekana impamvu ushaka kwiga mu Budage. Ukuzuza form y'umuntu ushaka visa. Ugategura amafoto passport. Izo n'izindi documents zose baba bagusabye, gusa izo nkubwiye nizo z'ingenzi. Ubw'ibyo birangiye usaba umunsi wo kuzajya kuri ambasade, ugatwara ibyo byose, noneho ukazategereza bakazakwaprovinga. Bitwara igihe, ariko iyo umaze gukora ibyo urategereza ambasade ikazagusubiza ya hano iwacu mu Rwanda cyangwa se mu cyangwa ahantu ariho hose uri gusabira iyo visa. Ubwo iyo visa yawe yemewe aba ari amahirwe, uri mu byishimo uvuga ati ibyo nasabye ndabibonye, ukajya kubikurikirana ukibera umunyeshuri, ubundi ugatera imbere n'izindi gahunda zawe ukazazikomereza mu Budage. Nizere ko ibituganiye byari ingirakamaro. Ubwo wakaza subscribe kanasharinga ku muntu wese wari uzi ukeneye amakuru. Gusa ku yandi makuru naba ntaguhaye yuzuye ku bijyanye no kujya kwiga mu Budage, ubwo wakwegera ambasade bakagusobanurira ibindi utasobanukiwe. Gusa amakuru y'ingenzi ngewe nayaguhaye, ubwo ibindi wazagana kuri ambasade kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Komeza rero ukande subscribe, sharinge, ibintu bigende neza. Ciao ciao. Ibi bintu tuvuganyeho